Yesu ashimwe cyane bavandimwe nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuze ni shalom shalom aho muri hatandukanye, mu mpande z'isi zitandukanye, abo dukomeje kubana mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Turimo turaganira ku musaraba, nimo ndasaba ko buri muntu wese abadukurikira n'abandi bo ku ruhande mwese muhawe ikaze kuri iyi channel yacu Bishop Gionike. Abatarakora subscribe muyikore, aba mwese comment zanyu, support zanyu, buri kimwe cyose kirakeneye kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza uko dushobojwe n'umwuka. Ntabwo tuvuga ko dushoboye, turavuga ko dushobojwe n'umwuka, kandi nzi ko umwuka azagabura kugeza igihe umwami Yesu azazira. Rero turimo turaganira ku isomo rivuga ku nyungu zo abizera bakura ku musaraba wa Kristo. Inyungu abizera bakura ku musaraba wa Kristo nizo turimo kuvugaho, nizo turimo kuganiraho, tumenye inyungu. Buriya hari ukuntu twakijijwe, cyangwa n'ubu ngubu wenda tuba mu buzima bwo gutinya Imana. Reka mvuge muri ijambo kugira ngo ryumvikane. Gutinya Imana ni byiza, sibyo? Ariko tugomba no gusobanukirwa ibyiza by'Imana yadukoreye cyangwa idukorera, kugira ngo mu kuyindira umushyitsi kwacu habe harimo no kuyikunda. Donc twe kwitinya nk'abahamuka gusa, twe gutinya Imana nk'aho igira nabi, reka mbari ko mvuga, twe gutinya Imana nk'aho idufitiye ubugome, ahubwo tuyihindira umushyitsi, tuyubahe dushingiye ku rukundo rwayo dukunda n'ibyiza dukorera. Niyo mpamvu nateguye kuganira ku nyungu z'umusaraba wa Kristo kubw'Imana yamutanze. Tugiye gusoma urwandiko rwanditse na Pawulo yandikira Abaroma ibice 3 umurongo wa 25, bavuga ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso, impongano yo kuba uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Amen. Ndashaka tuganire kuri ijambo ry'iyi mpongano yabonetse ku musaraba. Ubundi kera iyi mpongano itaraboneka ku musaraba, Kristo ngo abizera nibamwizera babone ubuzima, hari ubundi buryo bwari buriho ibyaha byahanwaga. Hari andi mategeko, mbese reka mvuge gutyego, hari andi mategeko yari yategetswe na Mose, hahanwaga ibyaha by'abantu b'Imana ari bo Bisiraheli. Murabizi ko ryari itsinda rito Imana yatoranyirije muri Abrahamu rigatangira umurongo w'isezerano ryo kwizera, ariryo Bayahudi, ariryo Bayuda bakomoka kuri Abrahamu. Hari uburyo rero Imana yarabahaye amategeko abafasha mu kwiyunga n'Imana. Ayo mategeko yavugaga iki? Yavugaga ko umuntu nimba akoze icyaha cyangwa se acumuye ku Mana, kubera kwera kw'Imana no gukiranuka kw'Imana habaga uburakari bwinshi bw'Imana, uwo muntu yakoraga iki rero? Uwo muntu yafataga itungo akaritangaho impongano y'icyaha yakoze, kugira ngo bacururutse uburakari bw'Imana. Simbisubiramo, twese turabizi, tuzi kuna Abisirayeli bari mu butayu bakoze ibizira, Imana ikagira uburakari bwinshi, ikasamura ubutaka bukabamira neza neza, bukabatwikira, nta muntu bashyinguye, nta muntu bagiriye ku kiriyo. Imana yasamuye ubutaka, abantu bararigita, Imana yongera yatwikira bihambira. Tuzi ba Akani bagiye kuri Ayi bagatera, barangiza bagakora icyaha cyo gutwara iby'Imana babujije. Tuzi uko byabagendekeye, ko bishwe, uburakari n'umuryango wose, nabwo uburakari bw'Imana bukabagumaho kugeza ubwo batangiye igitambo cyo gosha uburakari. Bivuze ngo
kugira ngo Imana uburakari bwayo bucube ku muntu ufite ibyaha we, byasabaga impongano y'igitambo cy'itungo. Impongano ni iki? Impongano ni icyiru, reka mvuge gutyo mu Kinyarwanda, ni icyiru umuntu wahemukiye undi atanga kugira ngo ahoshe uburakari bw'uwo yahemukiye. Ariko mu buryo busanzwe, umva hano Imana ari special. Mu buryo busanzwe icyiru gitangwa n'uwahemutse, ariko twebwe bitewe no guhemuka k'umuntu ku Mana wa kera, icyaha yakoreye Imana, Imana yasanze muri twebwe bakoze icyaha nta cyiru twabona gihamye gishobora gukuraho ubwo burakari bwose bw'Imana. Imana ikongera ikadusubiza mu sisitemu yuzuye, ikongera ikadusubiza mu busabane bwuzuye, ikongera ikadusubiza mu bwiza bwuzuye, ikongera ikadusubiza mu masezerano yuzuye, ikongera ikadusubiza mu mugisha wuzuye. Imana yasanze icyo cyiru cyangwa iyo mpongano muri twebwe bacumuye itarimo. Kubw'urukundo rwayo, niko Yohana avuga 3:16, kubw'urukundo yakunze abari mu isi bose, Imana yafashe impongano ikwiriye. Yo yahemukiwe, sibyo, yakorewe icyaha, ariko kubw'urukundo rwayo niyo yongeye kwifatira impongano, icyiru gikwiriye ibyaha by'abari mu isi, igitanga ku musaraba ari wo mwana wayo. Haleluya. Aho niho Imana ibera special. N'abantu bajya batanga impongano, n'abantu bajya batanga icyiru, ariko ubundi mu bantu gitangwa n'uwakosheje. Ariko kuko Imana ari umubyeyi, kuko Imana ari urukundo, iyo yakosherejwe ni nayo yongeye gufata icyiru gikwiriye, cyangwa se impongano ikwiriye y'umwana wayo w'ikinege umwe ikunda kurusha ibintu byose, imutamba ku musaraba kugira ngo abamwizera bwa burakari bw'Imana bucururuke cyangwa bushire. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ku musaraba rero niho uburakari bw'Imana n'abantu bwashiriye abizera. Kubera iki? Niho habonetse impongano ikwiriye, ishyitse, ihagije, ishobora gutuma uburakari bw'Imana bushira ku muntu wakoze icyaha. Niyo mpamvu umusaraba ari ikintu cy'ingenzi ku bizera. Ku musaraba niho habonetse igitambo cyuzuye, kitari icy'imfizi, kitari icy'umwana w'intama, kitari icy'inka yiriza kitambwa buri mwaka. Niho habonetse igitambo kimwe, gitambwa rimwe, kandi cyuzuye, kandi gikora akazi kuzuye ku musaraba. Niyo mpamvu umusaraba wa Kristo ari ingenzi ku bizera. Haleluya. Yohana aravuga 1:29 ngo dore umwana w'intama. Iyo bavuze umwana w'intama baba bamininga gutambwa, kuko umwana w'intama yaratambwaga. Ngo dore umwana w'intama w'Imana ukuraho, udahanagura ibindi tambo yarahanaguraga, ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nani magambo, dore umwana w'impongano, dore umwana w'icyiru w'intama w'Imana ushobora gukuraho ibyaha by'abari mu isi, agakuraho umujinya w'Imana. Ubwo uyu mujinya w'Imana uvuye ku bantu, kurimbuka kwa kuvuyeho, agakuraho umujinya w'Imana ku bizera, agacubya uburakari bw'Imana ku bizera, agakuraho ibyaha ku bizera, kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Inshuti yanjye, nta kintu na kimwe ku wizera kiri hejuru y'umusaraba. Umusaraba niho habonetse icyiru gitanzwe na nyiri guhemukirwa, kugira ngo abamwizera bahabwe ubugingo buhoraho. Ndashimira Imana rero ko ku musaraba habonetse impongano y'ibyaha byanjye. Ndashimira Imana ko ku musaraba habonetse impongano y'amakosa yanjye. Ndashimira Imana ko ku musaraba habonetse impongano y'icyiru ishobora gucubya umujinya w'Imana n'uburakari ku buzima bwanjye. Ndashimira Imana ko ku musaraba habonetse igitambo gishyitse cyatambwe rimwe, gikuraho ibyaha
n'ibicumuro mu izina rya Yesu. Ndabishimira Imana ya Israheli, Imana ikomeye, ni Imana ishumba byose. Rero ndabwira ngo ku musaraba igorogota, aho niho habonetse igitambo. Haleluya, lila sila likasiya. Ku musaraba ni habera bongeye kunamura amaso, abizera babona bongera guhabwa ububasha, uburenganzira bwo kureba Imana, bwo kuramya Imana, bwo gushima Imana, bwo kureba Imana, bwo kuvuga Imana, bwo guhamya Imana. Ibyo byose twabikuriye ku musaraba, kuko niho ibyaha byacu byaboneye impongano ikwiriye kandi ishyitse, kuko niho umujinya w'Imana kubw'ibyaha byacu watsindiwe. Imana yacu ni nziza, Imana irakomeye. Ku musaraba rero ndashaka kubwira ngo nsoza, ndashaka kubwira ngo ku musaraba hari impongano yawe, hari impongano yawe, hari umugabane wawe, hari igitambo watambiye ku musaraba, hari inyishu wishyuriye ku musaraba. Umusaraba wa Kristo hari icyo wakoze ku buzima bwanjye n'ubwawe n'ubwundi wese uzizera mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Inshuti yanjye, uwo ni umumaro w'umusaraba, iyo ni inyungu y'umusaraba. Turacyagana ku musaraba wa Kristo. Mukunda umusaraba. Umusaraba ni uw'igiciro, umusaraba wakoze ibitangaza, umusaraba wakoze bidasanzwe. Ku musaraba twahabonye impongano y'ibyaha, ku musaraba twahabonye igitambo gishyitse cyatambwe rimwe, tutagisabwa gutwara ibindi bitambo. Ku musaraba twakuweho uburakari bw'Imana, umujinya w'Imana wavuye kubizera. Ku musaraba niho twatsindiye urubanza, ku musaraba niho twakureho kurimbuka kw'iteka, ku musaraba niho twaboneye amasezerano, niho twahindukiye ubwoko bumwe n'abizera b'Aburahamu. Ku musaraba niho twabereye abaragwa, ku musaraba niho twabereye abatsinzi, ku musaraba niho twaboneye umuzuko, ku musaraba niho twaboneye ubugingo buhoraho, ku musaraba niho twaboneye ineza, niho twaboneye imbabazi, niho twaboneye imbaraga, niho twaboneye ubwiza, niho twaboneye amaraso yo gukiranuka, niho twaboneye amaraso y'imbabazi, niho twaboneye amaraso y'ubwiza. Haleluya, lilasiya lilala kisaya. Ku musaraba niho, haleluya, abera batsindiye umwanzi. Icyubahiro ni icya Yesu mu izina rya Yesu. Inshuti z'umusaraba, mukomere umusaraba wa Kristo wabonetseho impongano y'ibyaha byacu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.